Nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikira amakuru tubagezaho amakuru ya Rio World News 250. Muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru y'umuhanzi Ngabo Medard urimo arashinjwa ubwiyemezi bukomeye cyane ndetse no kwihenura ku muhanzi bakoranye indirimbo, ndetse iyo ndirimbo ikaza gukundwa n'abatari bakeya. Ni indirimbo yari imaze igihe kinini yarakozwe ndetse kuri ubu ngubu yagiye hanze hashize amezi 2 gusa iyo ndirimbo igiye hanze, kandi Ngabo Medard kuva yasohoka nta kintu yari yayivuzeho. Gusa niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kora subscribe ukanze ku ijambo riri munsi gato y'iyi nkuru, ijambo riri mu ibara ritukura urikandeho. Numara gukandaho wibuke kandi no kunzogera kugira ngo amakuru yacu yose tuzajya tubagezaho ujye uhita ubimenyeshwa. Twihuse cyane ni inkuru yacu. Umuhanzi Ngabo Medard akomeje gushinjwa ubwiyemezi nk'uko twabibabwiye. Hashize amezi 2 umuhanzi Sat B ashyize hanze indirimbo yise Beautiful yakoranye na Meddy. Iyi ndirimbo amajwi yayo yafatiwe muri Tanzania ndetse bari kuyiririmbana mu gitaramo Meddy yari gukorera i Bujumbura mu mpera z'umwaka wa 2018. Ubwo Sat B yayisohoraga yumvikanye avuga ko Meddy yanze ko bayifatira amashusho, ndetse na nyuma yo kuyisohora uyu musore utuye i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we Ngabo Medard Meddy ntiyigeze ayivugaho na gato cyangwa se ngo ayamamaze ku mbuga nkoranyambaga ze. Abafana batandukanye banenze Meddy uburyo yatereranye Sat B kandi bari barakoranye indirimbo iryoheye amatwi ndetse inakunzwe cyane. Mu minsi mike ishize nibwo indirimbo yujuje miliyoni y'abantu bayirebye kuri YouTube ya Sat B kuko niwe uwayishyize hanze. Abafite inzika bongera kugaba igitero ku muhanzi w'umunyarwanda ari we Ngabo Meddy bamushinja kwiyemera no gutererana Sat B, bamubwira ko atari we kamara kuko indirimbo yanze ikagera kure kandi nta bufasha na buke Sat B yabonye. Ku nshuro ya mbere noneho Meddy yashyize kuri Instagram ye Beautiful yakoranye na Sat B, ndetse atanga ibisobanuro bikeya ku kibazo bagiranye cyatumye badakora amashusho yayo. Yabivuze muri aya magambo: hari benshi bakomeje kwibaza kuri iyi ndirimbo, ndashaka kubisobanura neza. Habayeho kutumvikana n'uwakoze indirimbo kubera uburyo twifuzaga gukora, ariko ubundi nta kibazo cyabayeho. Meddy kandi yashimiye Sat B anavuga ko ari umuhanzi uca bugufi kandi wihangana. Sat B nawe nta byinshi yavuze uretse gushimira Meddy wemeye ko bakorana indirimbo. Bamwe mu bafana bigaragara ko barakariye Meddy cyane, ntibanyuzwe n'ibyo yakoze, basa n'abamucyurira ko abonye indirimbo ikunzwe cyane akaba aribwo yibuka kuyamamaza. Uwitwa Kinga yagize ati: iyo ukize baraza koko, ubu nibwo wibutse ko ufite indirimbo hashize amezi 2. Ubwo ni ukuvuga ko bamucyuriraga bati ubu nibwo wibutse ko ufite indirimbo wakoranye na Sat B hashize amezi 2 igiye hanze. Undi witwa Emmanuel nawe yagize ati: nibwo wibutse ko Imana ibaho kandi ikora, ubonye yujuje miliyoni nta mbaraga zawe ziriho uhita uca bugufi. Ikindi nuko uretse aba bagaragaje uburakari, hari n'abandi bashimiye Meddy kubwo gutangaza ikibazo cyavutse mu ikorwa ry'iyi ndirimbo. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, iyi nkuru ya Meddy ni ahangaha tuyicumbikiye, gusa byinshi twakomeza kuyimenyaho twakomeza kubamenyesha. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250. Andi makuru yacu nakagaruka.